Ni iby'agaciro ukomeje kudukurikirana kuri iyi channel yacu aho tubagezaho amakuru arambuye agendanye n'ama-scholarship ndetse n'izindi opportunities zigenda ziboneka mu mahanga, cyane cyane ku bantu bifuza gukorera mu mahanga, kwiga mu mahanga, n'izindi opportunities zitandukanye. Urugero wenda nk'abakenera nko gukora volunteering ndetse n'ababa bashaka kubona uburyo bw'aribwo bwose bushoboka kugira ngo bubageze muri bihugu byateye imbere, by'umwihariko Europe, Canada, Amerika ndetse na Australia. Nikaze uyu munsi rero tugiye ku breaking news, tugiye kubagezaho amakuru mutajya mubwirwa n'abantu batandukanye bajya bababeshya yuko bashobora kubashakira opportunity. Akenshi na kenshi mukunze kumva yuko muri Canada kugerayo ari ibintu bigoye cyane ndetse bisaba n'amafaranga menshi, ugasanga hari n'abantu bakubwira ko bakwapurayingira nyamara bakaguca amafaranga y'umurengero. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho uburyo butandukanye bwizewe bwagufasha kugerayo mu buryo bworoshye butagusabye amafaranga, by'umwihariko nko kunyura mu bice by'icyaro byo muri Canada. Mbese kwa applyinga mu bice by'icyaro, urabona kwa applyinga mu bice bigezweho cyangwa se biteye imbere muri Canada, urugero nk'iriya migi ikomeye ya Montreal, hari abantu benshi baba bashagariye cyane kuhabona, biba bigoye, niyo mpamvu bisaba amafaranga menshi. Akenshi na kenshi ukaba wabishoramo amafaranga menshi ntubashe no kujyayo cyangwa se kuzajyayo n'abagufasha, ugasanga birabagoye. Ubu ni uburyo rero bwo kwa applyinga utuzi dutandukanye mu bice by'icyaro bikazagufasha kugera muri Canada. Wazagira muri cya cyaro ukaba wazamuviga ukajya mu migi yateye imbere, cyangwa se naho ukahakorera kuko haba hari ubuzima. Urugero ni nk'uko muri kubibona muri screen, hari aho bita New Brunswick Rural Community in Canada needs foreign workers in this occupation in demand now. Ni ukuvuga ngo iki ni igice cy'icyaro cyo muri Canada gikeneye abakozi kandi b'abanyamahanga. Ni mu bice cyangwa se mu bisata by'imyanya iba ikeneye abakozi batandukanye. Urabibona muri screen ko New Brunswick Rural Community in Canada need foreign workers in the occupation demand. Ahangaha rero turarebera hamwe uburyo wajya muri iki cyaro cya Canada ukabasha kugerayo, n'uburyo wakapplyinga ukabasha kugerayo. Kandi iyo wabonye akazi hano ugenda uri sponsored, babigufashamo kuva uhagurutse hano kugerayo ugatangira akazi. Did you know you can live and work in New Brunswick, Canada without need a study visa? Yes, you can actually start your job searching while still your home country, get a job offer and have the New Brunswick government sponsor you for residence. Ahangaha baratubwira yuko niba utekereza kuba wajya muri Canada, si ngombwa ko uriyo, ahubwo kino cyaro cyo muri Canada cyangwa se kano gace ko muri Canada kagufasha kugerayo atari uburyo bamwe bakunze gukoresha bwo kugenda ubwo ugiye kwiga, aho ugenda ugiye mu kazi, ukagenda ukageraho ugatangira akazi. Ibi rero ntibisaba ko uri muri Canada, ushobora no kwapplyingira mu gihugu uherereyemo nkatwe abari mu Rwanda, ukapplyinga rwose. Ndibuze kuza kubibereka ukuntu wakapplyinga kano kazi. Noneho iyo umaze kubona kano kazi, leta yaho iragufasha ku buryo uhita ubona n'ubwene gihugu mu gihe gito gishoboka. Noneho hano New Brunswick is hidden gem in Canada. It's a rural community with no traffic jams, affordable living costs, beautiful scenery, friendly, welcoming people, and like big cities, life here is simple and peaceful, and there is less competition for jobs. Ni ukuvuga ngo hano rero kino cyaro cyo muri Canada cyangwa se kano gace ko muri Canada ni ahantu uzagera mbese haba hatuje, nta muvundo w'amamodoka, ubuzima bwaho buroroshye, gukodesha, kubaho, kurya n'ibindi bitandukanye, kandi ni ahantu haba umutekano, hari abantu beza ku buryo ko haba no kuhakorera ari ibintu byiza ku muntu uwo ari wese.
how this work, get offer and get sponsored. Aha ngaha rero ni uburyo tugiye kureberaho uburyo wagerayo, uburyo kino cyaro gikora. If you get a job offer from an employer in the New Brunswick, the provincial government can sponsor you for permanent residence. Ibi ngibi ni bya bindi nahoze mbabwira yuko iyo ubonye akazi hariya leta ihita iguha ubwenegihugu cyangwa se uburyo bukwemerera kubayo no gukorerayo. Aha ngaha bisobanuye ko utazakenera kwiga cyangwa se viza yo kwiga. Aha ngaha nta nubwo uzatakaza imyaka myinshi wiga kugira ndetse bishobora kukwafekita kugira ngo umare igihe udakora. Aha ngaha ushobora kugenda rwose ujya mu kazi, kandi iyo ino offer wayibonye nk'abantu baba bafite imiryango, kugendana umuryango, umugore n'abana n'abandi bagushamikiyeho, ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane. Once you secure a job, the New Brunswick immigration team help process your PR. The only fees you might pay is your normal PR application fees when it reaches the federal stage. Nothing hidden, nothing fake. Aha rero tugiye kurebera hamwe utuzi dukunze kuboneka muri kiriya cyaro cyangwa se kiriya gice cyo muri Canada. Mbese utuzi ushobora kwa applyingamo. You can't just apply for any job. You need to apply for in-demand occupation that the province really need. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari akazi akariko kose ushobora kwa applying, ahubwo ureba donc utuzi dukenewe cyane, utuzi twabuze abakozi cyangwa se utuzi twabuze abadukora, ariho baba bakeneye n'abakozi benshi cyane batandukanye. Urugero nko muri health care aho dusanga baba bakeneye nurses, support workers, paramedics. Aha ni ukuvuga ngo baba bakeneye abaforomo, abafasha b'abaforomo n'abandi bantu babashamikiyeho nk'abakirinas mu myanya itandukanye. Mu burezi baba bakeneye abarimu, education assistants, abunganira abarimu, aba counselors, abajyanama, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Muri information technology baba bakeneyemo abantu ba programmers, graphic designers, IT support. Hakaba hari n'abakora mu mashyamba, forest and wood processing, machine operation laborers, nk'abantu bize ubuhinzi. Hano hantu rwose bashaka kwa applying akazi kandi karaboneka cyane kuko ni ibice by'icyaro biba bikeneye abakozi. Food production, farm workers, abakora mu mafamu, abakora mu bintu by'amafi, kuroba amafi, seafood processing, mbese n'abantu bahinga imboga. Hano abantu baba barize nk'ubuhinzi, abafite certificate mu buhinzi, cyangwa se n'abandi bantu basanzwe ari ba rwiyemezamirimo mu buhinzi bashobora kwa applying kano kazi bakakabona. Skilled trade, electrician, carpenters, abatera amarangi, abakanishi, abantu bakora mu bintu by'umuriro, amashanyarazi, heavy equipment operators n'ibindi. Noneho hano utu tuzi ushaka kuvuga uti wenda twaduciriritse ariko twaduhemba amafaranga menshi. Urugero nka registered nurses, nk'umunasi cyangwa se abo bita abaforomo n'abaforomokazi n'ababyaza. Aha ngaha usanga ku mwaka ahembwa $74,000 n'ibice 400 by'amadolari ku mwaka. Aha ngaha ni miliyoni zisaga cyangwa se zirenga gato miliyoni 100 ku mwaka. Aha hari n'icyo bita licensed practical nurse, aho abahembwa $44,000 ku mwaka. Kaho na PSY cyangwa PSW, personal support workers, aho ashobora guhembwa $29,000 ku mwaka. $29,000 by'amadolari ku mwaka ni miliyoni zisaga 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo ibyo murabisobanukiwe. Nk'abantu bakora muri elementary secondary teachers, ngo babona abigisha muri segonderi cyangwa se n'amaprimaire yaho, ubusanga ahembwa hagati $56,000 n'ibihumbi by'amadolari. Urumva ko ni miliyoni zisaga 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Abakora mu ikoranabuhanga cyangwa se IT programmers, abahembwa $68,000 by'amadolari, cyangwa se skilled trade $39,000 kugeza ku $70,000. Aya ni amafaranga rwose wahembwa ntubeho nabi cyangwa se ntusabirize, kandi ukabasha kubaho ugatunga umuryango wawe ndetse ukaniteza imbere. Mushobora kuba muri kwibaza muti se aka kazi kaboneka gute? Aha rero ni amasite cyangwa se amalinki ushobora kwa applying aho tuno tuzi.
izi ni portals ushobora kuapurayingaho tuno tuzi, hariho new Brunswick Job Bank, NB Jobs, Indeed. Ibi ngibi ndibuze kubiberekaho urugero mu kanya ukuntu mwabikora, ndetse n'uwo bizajya binanira azajya aca mu gikari tuvugane turebe ukuntu twamufasha. Always set your location filters to new branch when searching. Apply for a job sector listed above. Bya bindi twabonye mbese. How to contact New Brunswick Immigration. Aha rero ni uburyo bwa contact uri kuba contacta kugira ngo uri muri iyi process yo kugenda. When you search your job, iyo ubonye akazi, go to the official New Brunswick Immigration website. Ujya kuri website yabo cyangwa se urubuga rwabo. Use the contact us page. Hari aho uzagera handitse ngo uko mwatuvugisha, contact us. Send them an email with your job offer letter attached. Uzabandikira kuri email yabo uzabona kuri urwo rubuga, ndetse ushyizeho na kopi ya kontara umukoresha azaba yakohereje. Let them know you can let them know you want to apply through provisional nominee program for PR. Nuko ngo hano uzaba uri kubasobanurira yuko wabonye akazi ndetse ushaka kugira ngo bakunominating, ari naho bazagufasha kugira ngo uzagiye ndetse ubone n'ubwenegihugu. The government will verify your offer and guide you on the next step, including how to apply for PR. Noneho leta yaho cyangwa se abayobozi ba kino gice gikeneye abakozi bazabanza baverify cyangwa se bagenzure ako kazi niba atari abasikana bagusikamye, cyangwa se niba ari akanyako, cyangwa se niba umukoresha yemewe. Hanyuma nibarangiza batume ukomeza ku cyiciro gikurikira cyo kuba wagera ndetse ugahabwa n'ubwenegihugu. Noneho imirimo y'ibikenewe cyane ndetse niba bisabwa twaje kubivugaho, nko muri healthcare ni registered nurse, university degree, LPN licensed practical nurse, college diploma, PSW personal support workers. Abakeneye icyo bita short training. Ibi ni byo uzabikeneye muri education. Uzagenda agiye muri education azakenera university degree, ubwo ni bachelor's degree. Educational assistant azakenera icyo bita short training. IT technology azakenera icyo bita university degree, azaba afite bachelor's degree. Graphic designer support technician azaba akeneye nibura diploma. Muri kubibona skilled trade and labor azaba akeneye nta degree azaba akeneye, icyo azaba akeneye gusa ni training nk'umuntu ufite certificate runaka. Noneho hano ni uburyo barakutubwira ko ari uburyo budahenze, ni uburyo ndetse butagusaba amafaranga menshi, ndetse ni uburyo bugushyira kuzabona ubwenegihugu bwa Canada. Noneho niba uri tayari no gutangira kugenda kuri za job portals, ngiye kongera subireyo gatoya mbereke n'imyanya ibirimo muhite muyibona. No kujya kuri za job portals ukaapurayinga ku myanya myinshi cyane ndetse no muri sectors zitandukanye kugira ngo wongere amahirwe, ukabona job offer letter ndetse ukabona contract. Noneho iyo contract ukazayifata ukayohereza kuri immigration kuri bwa buryo bwa email, hanyuma bikazagera ku bwenegihugu. Noneho tugeze ku musozo aho tushobora kureba final tips nk'utuntu tw'udukoryo mbese abantu badakunze kwibandaho cyane ushobora gukoresha kugira ngo wongere amahirwe. This work whether you are single or have a family, you can bring your loved one letter. Ibi ngibi ngira ngo biri kumvikana. Ni uburyo bwo kuba wagenda ujyanye n'umuryango. Ushobora kubanza ukagenda wenyine, hanyuma ukazazana n'umuryango ukazaza ugushamikiyeho nyuma ho gato. New Brunswick love diversity, people from all countries are welcome. Nta gihugu kiba gihejwe kujyayo hano no kujya gukorerayo. Abantu bo mu bihugu bitandukanye rwose bose baremerewe kujya gukorerayo. There is no hidden fee, only your normal PR application fee applied. Start today and job fill up fast. Ndetse rwose
ibi bintu ndumva biri kumvikana. Noneho reka tugende kuri za job photos murebe cyangwa se za site dushakiraho akazi, murebe ukuntu mwajya mwapplying. Urugero nk'aha habanza kuri New Brunswick Job Bank, uzakandaho tegereze, dore turimo turareba ukuntu connection irodinga kugira ngo twinjiremo muri Job Bank Photos. Ngira ngo murimo murabibona ko connection yanjye yagendaga gato ariko birafunga. Turabona ko biri ku rubuga rwa government ya Canada. Ahangaha rero urabona harimo ama province n'amateritwari atandukanye yo muri Canada. Aho uzakirika hose bazahita bakwereka imyanya iriho. Urugero nk'ahangaha wenda ku muntu ufite gatoya turebe, mwihanganire connection, ahantu ndi connection ni nkeya. Urugero nka hano muri Alberta hariyo province nyinshi, urabona hariho ahitwa Alberta n'ahandi hantu hatandukanye ngira ngo mwagiye muhabona. Urugero iyi ni imyanya y'akazi muri kugenda mubona iri hano kuri uru rubuga: assistant manager retail, farm equipment operator, aba n'abakora mu mafamu, long haul truck driver, aba n'abatwara ibikamyo bafite permis, ibikamyo, mechanic helper, bakora mu mashini, butcher retail or wholesale, master chief, nursing care coordinators, bicycle mechanics, aba n'aba mechanic, cleaning supervision, aba n'aba cleaner, aluminum door and window installer, hunting guide. Mbese iyi ni imyanya murabona ko hano haba hari imyanya myinshi. Wowe bitewe n'icyo wize cyangwa se icyo ufite ubushobozi, icyo ufite amasertifika, ahangaha uzagenda ubona imyanya, kandi nanone bitewe na province ushaka gukoreramo. Ahangaha rwose muzajya muhagera mwapaye. Urugero wenda nk'aha kuri farm equipment uzaza ukandeho, urabona ko noneho hano rero uzahita ukanda hano handitse apply directly. Uzajya uhita wapplyinga direct kuri company ya postinze cyangwa se yashyizeho ino myanya. Urabona yuko Komeza EDPE on site. Ahangaha uzajya ukora amasaha 22 ni range y'amasaha 40 kugeza ku masaha 60 ku cyumweru, aho uzajya uhembwa amadolari 22 ku isaha. Azaba uri permanent. Urabona ni akazi gashobora gutangira ku itariki ya mbere z'ukwa 2023. Ibi ni ibintu byose muzajya mureba, bazajya bakenera. Urugero nka English language, educational degree, certificate or diploma, experience with training. Baba bazagutraininga ugezeyo on site, ugahita ureba ukuntu waka-apply. Ndabashimiye cyane rero mwe mwakomeje kudukurikira kuri channel yacu. Tubasaba kugira ngo mukande subscribe, ndetse niba ufite n'inshuti iba ikeneye zino opportunity nabo bakande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko iyi ni channel tuzajya tubagezaho update, tubagezaho opportunities zitandukanye zabafasha kuva aho turi tukagera ku yindi step mu buryo bw'ubukungu cyangwa se mu buryo bwo kwiteza imbere bishingiye ku tuzi dutandukanye, ndetse n'amahirwe agiye ahari atandukanye aboneka ahantu hatandukanye. Mukande subscribe, musharinge, kandi rwose ufite icyo ashaka kudusangiza ajye muri comment atubwire. Ndaza gushyira ino link muri comment ibanza kugira ngo mubashe kuyibona hafi, mubashe kwa applying. Murakoze cyane, mugire amahoro ya Kristo. Turabakunda cyane 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 cyane.